Ndabasuhuje abakunzi ba Neizo Pro ya Neizo basuhuza, wewe wakoze subscribe kuri channel yacu uri uw'ingirakamaro. Maze iminsi ngenda mbigisha ibintu bitandukanye, kandi ibyo mbigisha ni ibisubizo by'ibibazo abantu baba bambajije. Nawe niba ari icyo wifuza kumbaza, manuka hano hasi muri comment wandikemo ikintu wifuza ko nagufasha cyangwa nkagusobanurira. Mu bantu batwandikiye cyangwa se banyandikiye, harimo abantu bambwiye ngo nzabigisha ukuntu bakora postinga kuri Facebook groupe, batarinze kujya muri groupe ngo basharinge, bafate poste ite yisharinga mu magroupe yose ya Facebook babamo. Ushobora kuba ari link ya video, ushobora kuba ari ikindi kintu ushaka ko kigera muri groupe kandi kigahita kihagera utiriwe ufata umwanya wo kujyamo ngo usharinge. Ibyo rero birafasha ku bantu baba YouTubers nkatwe, aho ukora video ugahita uyisharinga igahita igera mu magroupe yose yo kuri Facebook. Ibyo ari nziza, ubona audience. So nta kindi, uraza ujye hano kuri Play Store yawe. Play Store ndabizi telefone yawe urayifite, wenda nimba ukoresha iPhone sinzi uko ubona application kuko njye ntabwo nyikoresha. Nurangiza wandikemo ijambo ngo groupe auto post. Uraza kubona nyinshi cyane iza groupe auto post nyinshi, ariko urahita wirebera ino ya mbere iriho abantu batatu. Iyi ya mbere ishushanyijeho amafoto y'abantu batatu, kugira ngo urabona ko tuje tukayireba hano kuri thumbnail yayo. Urabona hano hejuru haba hariho Facebook yawe, kano k'amagroupe ni amagroupe yose ubamo, ugakanda hasi ugahita postinga. Ni ibintu byoroshye. Iyi ntuza rero iragurwa, ariko reka tubanze tuyestaremo mbere yo kugira ngo tugire ibintu dukora. Tuyestaremo, so turakanda install, turayinstara muri telefone yacu. Ni na ntoya cyane, ntabwo itwara umwanya munini. Irihuta cyane, niyo mpamvu nawe wagakwiye kuyishyiramo. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe wakora subscribe. Nanone nkwibutsa ko niba hari icyo wifuza kumbaza nawe wambaza. So turakanda hano open, okay. Hano batwereka ngo go to post always run in the background. Yes, hano reka dukande allow. Urabona natwe tugize application imeze nk'uko nguko. Iyi application urabona nta groupe n'imwe turi kubona, nta kintu turi kubona. Ushobora kuimportinga hano import. Hari igihe ufite amagroupe waraye-exportinze ukayimportinga, cyangwa se undi muntu wayaguhaye ukayimportinga. Niyo mpamvu hano hari import na export. So rero tugiye kuza tukandi hano hari login. Dukanze hano hari login, iraloadinga ikakwereka option ya Facebook yo gushyiramo email na password, ugakora login. Reka tubishyiremo email na password. So shyiramo email na password. Icyo nakwibutsa aha ngaha, urumva urashyiramo telefone yawe na password. Sinzi ibyo credit ukoresha kuri Facebook, ni wowe uziza. Hari abantu bakoresha email, hari abantu bakoresha nimero ya telefone. Urayandikamo ushyiremo na password, nurangiza ukore login, kandi hano handitse login. Ubwo rero urarindira processing. Hano hejuru hano hari kurodinga 20, 40, 50, 70. Iyo bibaye 100% nibwo ihita ibaye logged in. Okay, 80%, 100%. Urabona ko hano hejuru hahise haza agafoto kanjye ka Facebook yanjye. Urabona n'amagroupe yanjye, amazina ni Daniel niyo nizeye, niyo Facebook yanjye n'amagroupe mbamo. Dore ngaya urabona ko ndi kuzamura na amagroupe menshi, ni menshi cyane. Bivuga ngo post nakandikamo hano ahangaha hello download fast
faster shop app on Play Store. Nimba nanditse ngo download app, hano hasi ushobora gushyiramo link navuga ati ni yenda ni wawawa akadomo faster akadomo yenda shop. Urabona hano nshyizemo link wawawa faster shop, ni link. Urabona afite amaguru hano hasi, iyo ukanze ijambo ngo start, ukanze start, ibi byose ayo n'amagurupe yose wa selecting iyo post-it ya postingamo ahangaha muri aya magurupe. Urabona ko ari ibintu biba bimeze neza cyane. Ikintu cyo kuvuga ngo reka ngende njye muri buri groupe ngende postingemo, we ufata amagambo hano hejuru, link ukayishyiramo hano hasi, ugakanda start. Reka dukande start. Hano dukanze start, baratubwira ngo in progress 0 kuri 5. Nyine bahera kuri 0, baraza gupostinga kuva kuri imwe. Ni groupe 5 bari bwa postingemo. Uti impamvu bari bwa postinge muri groupe 5 ni ukubera iki? Nuko ndi gukoresha free. Ino application rero iragura. Kugira ngo wemererwe gupostinga mu magroupe unlimited, uraza ugakanda hano hantu hejuru handitse ngo buy license. Barakubwira ngo kugira ngo buying license wemererwe gupostinga mu magroupe yose ubamo, ushobora kugura 1 month buy for 1 month kuri account. Mu gihe ari account imwe ya Facebook ukagura ukwezi kumwe, account ebyiri cyangwa account eshatu. Reka twirebera ku muntu ufite account imwe. Kuri account imwe wishyura amadolari 6.88. Reka turebe ibiciro aho bigaragara ahangaha. Amadolari 6.88 ni kuri account imwe mu gihe cy'ukwezi. Urumva kwishyura amadolari 6.88 mu gihe cy'ukwezi, ukazajya upostinga mu magurupe yose uri unlimited bataguhagarika. Urumva ibyo ngibyo rwose byaba ari sawa cyane, byaba ari sawa. Nawe urayishyiramo uyikoreshe, wajya upostinga mu magurupe 5 gusa, nabwo wajya ubikora ukabikoresha. Uramutse ubonye rwose bitari gukora neza cyangwa se byakunaniye kugura pro, gukora license, nabwo wambwira nkakudirectinga ukayigura. Kandi nanone nimba ari ikindi kintu wifuza kuba wambaza, rwose ndi tayari kugusubiza, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane neza. Nigute Pro niwe muhora mubana mu biganiro byose bya buri munsi. Kora subscribe, share, like and comment.